ngize ngo mvuge imirimo yawe yo itarondoreka mwami wankoreye yo nahera mu gitondo bukira nyiririmba nishire nahera mu gitondo bukira mana we nyiririmba nishire wansanze mu isayo ry'ibyaha urambabarira uminduru wawe yo ubu sinkiriyo sinkiri kivume nahawe ubukingo umana ubuzima kurusha imyambaro nambara amenyera kure ibyo nibwira amba hafi kurusha imyambaro nambara amenyera kure ibyo nibwira ngo umana ubuzima wansanze mu isayo yo z'ibyaha urambabarira uminduru wawe yo ubu sinkiriyo sinkiri kivume wamaye ubugingo umana ubuzima amba hafi kurusha ibyo mfata amba hafi kurusha inkweto nambara amba hafi kurusha inshuti zanjye n'ababyeyi amenyera kure ibyo nibwira akandi niyo mpamvu nagira ubwoba mu byo nkora byose no mu buzima bwanjye bwa buri munsi sijya nshidikanya habe namba nta bwoba jewe njya kuko nzi yuko amba hafi mujye musoma Bibiliya n'intwari ikomeye mujye musoma Bibiliya n'intwari ikomeye aleluya aleluya amen amen asha gukora ibiruta ibyo dusaba ikabiduhana umutima ukunze tugahora tunezerewe umva erega iyo mana ni nziza 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 umva kandi kajya kamfasha umva kandi erega njyewe ntabwo nzayivaho erega njyewe ntabwo nzayivaho erega njyewe ntabwo nzayivaho niho njyewe zibera erega njyewe sinzayivaho oya erega njyewe sinzayivaho niho nzibera erega njyewe sinzayivaho hari ikindi nanone hari indi ndirimbo igifasha cyane muri ibi byose ese nshuti yanjye kuki wiheba kandi akuzi mu buzima bwawe bwa buri munsi ese nshuti kuki wiheba kandi akuzi mu buzima bwawe bwa buri munsi indi imfasha ntabwo najye iyo nafashijwe njya mu mwuka nkarira n'amarira agashoka ubwo rero hari indi mana ndashaka kwica abazimu bakazesengera bagahwera Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza niyinesha ibibazo niyinesha intambara Bibiliya ni intwaro ikomeye Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza niyinesha ibibazo niyinesha byose Bibiliya ni intwaro ikomeye Bibiliya ni
intwaro umukobwa yitwaza, Bibiliya ni intwaro umusore yitwaza, Bibiliya ni intwaro umwana yitwaza, Bibiliya ni intwaro umubyeyi yitwaza. Niyinesha ibibazo, niyinesha intambara, niyinesha amakuba, niyinesha byose bagenzi. Bibiliya ni intwaro ikomeye, ariko iyo bigeze ku ijambo ry'Imana. Yes, turabasuje mwese mu kucicama yitwa Icyumba TV, amahoro y'Imana bane namwe. Aho mwerere ku mpera z'isi zitandukanye, nibanye mu gitondo cyiza, bari n'icyamusi mu gicamusi cyiza, abaye ari ijoro mugire ijoro ryiza. Twifurije impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turavuze ngo wakoze subscribe, turagushimiye nawe turayikora ikore, kuri subscribe cyane cyane n'abantu bitora mu gace ko bitana gatanu kuri gatanu. Hanyuma imbere ya kamera zacu turabona umutumirwa umwana w'Imana usize amavuta y'Imana, ni inkuru. Ego. Ego. Ndabona ko abantu basabye abakobwa. Ego. Ngo ego. Uri ku isoko cyangwa uri ku isoko? Ndi ku isoko rwose. Nubireba ikiganza cyambaye ubusa. Ego. Ubwo abantu bari gukurikirana ngo nyine barabyumvishije ku isoko. Ego. Hanyuma nk'umuntu ukubonye ari ubwa mbere Icyumba TV, yindi amazina ninde? Ego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Byukusenge Solange, ndi umukobwa Yesu yahaye agakiza nta kiguzi, nirata Yesu Kristo wancunguye ku musaraba. Murakoze. Amen. Karame. Ego. Ego. Ego, reka dusenge muri uyu mwanya ndetse n'abadukurikiye kandi bafashwe, gahunda no gufashwa. Uwiteka turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye yuko ugira neza, tugushimiye ibitangaza ukora, tugushimiye imirimo ukora. Yesu Uwiteka wakoze ibirenze, Yesu uraturinda ubana natwe, Yesu watudwaniye intambara izo tuzi n'izo tutazi. Yesu Mwami Yesu Kristo waducunguye amaraso ku musaraba, tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze. Yesu twakuvuga byinshi, twakurondora byinshi. Yesu tugushimiye yuko uri Imana itabeshya, tugushimiye yuko uvuga ijambo ukarirema, tugushimiye yuko ukurikirana icyo wavuze. Yesu Kristo Mwami Yesu tukweretse igihugu cyacu, ujye ukomeza ukirinde. Ni ukuri Yesu, amahoro n'umutekano. Tugushimiye ko waduhaye igihugu cyiza cy'umugisha. Yesu Kristo Uwiteka tukweretse abarwayi bose bari mu mpande z'imara z'isi yose. Ni ukuri Yesu, ujye ubarinda ubane nabo. Yesu tukweretse abari kwa muganga mu bitaro bitandukanye, abari muri CHK, ujye ubarinda. Ni ukuri Yesu, ikindi tugushimiye yuko twebwe turi imbere hano turi amahoro, nta kiguzi twatanze, si uburanga, si amashuri, si ubwiza, ahubwo ni ukuri Yesu, ni urukundo rwawe n'ubuntu tugirira. Turagushimye Yesu, ujye ukomeza uturinde. Ni ukuri Yesu tukweretse, ni ukuri Yesu, ibitagenda neza imbere yacu. Ni ukuri Yesu, ni wowe ukura. Ni ukuri Yesu, ugakuraho imisozi. Ni byinshi biba biduhiga, ariko data mubyeyi ujye utudwaniye intambara. Uratuzi Yesu kurusha uko twizi. Ni ukuri Yesu, uratuzi kurusha imyambaro twambara. Data uratuzi, ntabwo tujya dushidikanya. Wadukoreye ibitangaza. Ni ukuri Yesu, ineza yawe duhora. Ni ukuri Yesu Mwami Yesu Kristo tuyibona. Tukweretse ni ukuri Yesu abakobwa, tukweretse abasore, tukweretse abana bato, tukweretse ababyeyi, ujye ukomeza ubarinde. Ni ukuri Yesu ubane nabo. Tukweretse ni ukuri Yesu abafite ibyifuzo, ni ukuri Yesu haze kwifuza kwabo. Ni ukuri Yesu tukweretse abarwayi bose, ni ukuri Yesu ubakize. Niwe ukiza intimba z'abantu, niwe ukiza. Ni ukuri Yesu imibabaro, ni ukuri Yesu utanga umunezero. Ni ukuri Yesu data mubyeyi, twakuvuga byinshi. Ni ukuri Yesu twakuvuga, ni ukuri Yesu bugacya bukira, n'ejo ni ukuri Yesu ukira. Data mubyeyi ntabwo tugishidikanya. Ni ukuri Yesu umuririmbyi umwe yararirimbye ngo nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha kugeza. Ni ukuri Yesu ku musozo. Ni ukuri Yesu ndangije urugendo, nanjye Yesu nzahora nziririmba,
nzahora nziririmba ni ukuri Yesu nzahora nziririmba ntabwo nzicuza kugukurikira ntabwo tuzicuza abakobwa ntabwo tuzicuza abasore ntabwo tuzicuza ababyeyi ntabwo tuzicuza abana bato ntabwo tuzicuza dufite impamvu zibifatika data muvyeyi akanya nkaka sinkutota amagambo nk'ugutegeka ni ukuri Yesu gukura tuzi kurusha uko twize ujye utudwanira intambara izo tuzi n'izo tutazi ni ukuri Yesu turabizi uhora utubereye amaso ni ukuri Yesu mu nzira zose tugenda ujye ubana natwe ujye ugendana natwe ujye uturinda ni ukuri Yesu bisabye nizeye mu izina rya Yesu wabambwe akazuka ugaducungura ukababazwa ku bwacu ugaterwa icumu ku bwacu ugaterwa imishumari mu biganza ku bwacu nta muntu wari kuducungura ngo abishobore ariko yeho Yesu warabyemeye komeze kubana natwe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu mugakazuka amena amen ari igitero kijya kimfasha cyane kivuga ngo watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga imvura araguye imivu iratemba ntiyatembana ubuzima bwacu imvura araguye imivu iratemba ntiyatembana ubuzima bwacu watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga imvura araguye imivu iratemba ntiyatembana ubuzima bwacu imvura araguye imivu iratemba ntiyatembana ubuzima bwacu imvura araguye imivu iratemba ntiyatembana ubuzima bwacu ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba ikabiduhana umutima ukunze tugahora tunezerewe ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba ikabiduhana umutima ukunze tugahora tunezerewe umva erega iyo mana ni nziza 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 umva kandi kajya kamfasha umva kandi erega njyewe ntabwo nzayivaho erega njyewe ntabwo nzayivaho erega njyewe ntabwo nzayivaho niho njyewe nzibera erega njyewe sinzayivaho oya erega njyewe sinzayivaho niho nzibera erega njyewe sinzayivaho hari ikindi nanone hari indi ndirimbo igimfasha cyane nzize ngo mvuge imirimo yawe itarondoreka mwami wankoreye nahera mu gitondo bukira nyiririmba nishire nahera mu gitondo bukira mana we nyiririmba nishire wansanze mu isayo ry'ibyaha urambabarira uminduru wawe ubu sinkiri ikivume nahawe ubugingo umana ubuzima wansanze mu isayo ry'ibyaha
urambabarira uminduru wawe ubu sinkiri ikivume nahawe ubugingo umbana ubuzima wansanze mu isahayo z'ibyaha urambabarira uminduru wawe ubu sinkiri ikivume wamaye ubugingo umbana ubuzima hari akandi amba hafi kurusha imyambaro nambara hamenyera kure ibyo nibwira amba hafi kurusha imyambaro nambara amenyera kure ibyo nibwira amba hafi kurusha imyambaro nambara amenyera kure ibyo nibwira amba hafi kurusha ibyo mfata amba hafi kurusha inkweto nambara amba hafi kurusha inshuti zanjye n'ababyeyi amenyera kure ibyo nibwira akandi niyo mpamvu nagira ubwoba mu byo nkora byose no mu buzima bwanjye bwa buri munsi sijya nshidikanya habe namba nta bwoba jyewe njya kuko nzi yuko amba hafi muri ibi byose ese inshuti yanjye kuki wiheba kandi akuzi mu buzima bwawe bwa buri munsi ese inshuti kuki wiheba kandi akuzi mu buzima bwawe bwa buri munsi indi imfasha ntabwo najya iyo nafashijwe njya mu mwuka nkarira n'amarira agashoka ubwo rero hari indi mana ndashaka kwica abazimu bakazesengera bagahwera Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza niyinesha ibibazo niyinesha intambara Bibiliya ni intwaro ikomeye Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza Bibiliya ni intwaro umugenzi yitwaza niyinesha ibibazo niyinesha byose Bibiliya ni intwaro ikomeye Bibiliya ni intwaro umukobwa yitwaza Bibiliya ni intwaro umusore yitwaza Bibiliya ni intwaro umwana yitwaza Bibiliya ni intwaro umubyeyi yitwaza niyinesha ibibazo niyinesha intambara niyinesha amakuba niyinesha byose bagenzi Bibiliya ni intwaro ikomeye ariko iyo bigeze ku ijambo ry'Imana ho